igikona mama wowe wishimiye ko uri muri igishubazi ko basi bazaba bakurambere bawe tugeranye kuguhinziza mu rugo dore iwacu ni hariya hafi. Ese ubundi uzajya urima buri munsi nzajya nyiguha ariko ureke kujya uba hano ku muhanda. Njye rero wa mubyeyi we simbizi n'uri umubyeyi, ibi nibyo bintunze, ntabwo ngira aho mba, nta mu rugo mfite, njye nyine nibera ku muhanda. Ngaba si mbabarira nkubere mushiki wawe uzi tujyane, ntabwo nubatse sibyo. Njye ndi umwana wo ku muhanda naramenyereye rwose, aho kugira ngo njye wenda njye kubera umutwaro yewe wandika ubuzima bwanjye bwo kwirira amavuka n'amandazi ndabumenyereye, ahubwo wamwijana nkawe kwigurira. Ariko se ubundi reka mbabaza, iyo umuntu amara umwanya ungana gutya mutaranamwakira muri firigo nta ji zihari, none kuki mubona ikintu kingana gutya gishaka kurya iby'icyaho wahashye bamwakiriza iki saho ufite ubugugu ko ari nge mbihaha ufite iki wajya ukarwaya amavunja ubwo nta n'amavunja akazaye n'ibiheri. Bireke nta minkanyari nkigira ntayo byari ibya kera ntarabona umugabo. Icyo uraganisha ariko rero nyine komerezaho rwose nanjye mama ni kuri inyuma icyo kubuza urugo rwawe cyose igikindira ubundi nanzi wa muti kumbe bosi yirwaga za wose ukanyumviriza sigaye mvuga ukanyumviriza ubwoba wanteranye n'ubwo busa nanjye nakumva kwice ngewe kwice nanjye nakumvaga kwice Vanessa we nanjye nakumvaga n'umwe ubwira uzareba uburyo umugabo wanjye azamutwara ari sawa pembeni nutabinya ngo ubigumane ujye kubiyabana muriyongera muri iyi nzu mbona nafura ibintu by'abantu bangahe Ugize ngo ukivane yemereza umuntu kandi ikindi mabujana nambujije nzajya musura njye ntabwo sinkaye vuga ngo nawe uvuga uranyumva neza.